Ese Rukundo wagiye hehe? Ese koko wari uhari ubundi cyangwa barakubeshyera? Rukundo rwiza, Rukundo nkunda, Rukundo nifuriza abankunda, se ushobora kunkundira ukagaruka mu banjye? Ariko nanjye ndigiza nkana, kuko agahinda wajyanye sinzi ko wankundira kugaruka. Gusa ubu nyemereye ukanyumva bwa rimwe, byibuze twakongera tugahuza, tugashaka uko wagaruka, kubera ko abo wasize bose ubu babaye ibyigenge. Ubu ndabivuganisha avu n'agahinda karanshengura umutima, kubera ko abasore n'inkumi wasize ubu bose udafite ifaranga ntacyo mwavugana. Abo umukobwa barashyingirwa abasaza b'abakambwe b'imyaka 80, aho umusore barashyingirwa abakecuru bashaje b'imyaka 60. Ese Rukundo wagiye hehe? Ese aho wagiye byibuze muri amahoro? Nako ndabaza ibyo nzi nka mwarimu, ndibuka kera ukiganje iwacu dusangira akabisi n'agahiye, duhana abageni tutitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Ariko ubu ibyo mbona nta kamara amaza ku mugani w'abaturanyi. Ubu amazuru yahawe agaciro kurenza muntu. Ese Mana, urema muntu waremye bwoko? Mana, ubu nta mwana nta mukuru, ubu twese turi ba muzehe, abandi ni ba mukecuru. Nta mwana ugihagurukira umukuru ngo ni viziyo. Ese Rukundo wanyumva byibuze? Ubu ya madini cyangwa amatorero wasize hafi ya yose ubu ntakigisha abantu ngo bakizwe, ahubwo barigishwa gutanga icya 10 n'amaturo no kwitanga na duke bafite, ngo nibwo bazabona ubwami bw'Imana. Ese Rukundo ko intama zawe ziyobejwe uzagarurira hehe? Ubu hari abo njya numva ngo bafite ibitangaza, reka abantu bakuzura bagatangira kuzuzwa no gutitira. Niba ari wo mwuka wera Yesu yavuze azoherereza intumwa, sindabimenya neza, kuko tubwirwa ko iby'Imana ari byo kwitonderwa kandi nta bwenge bubibamo. Murakoze, mugira amahoro. Yari umusizi usiga atarabisigiwe na sekuru. Ciao ciao.